Waba warigeze kwibaza impamvu igitabo cya nyuma muri Bibiliya havugwamo inyamaswa ifite amahembe arindwi, ikimenyetso cya gatandatu gatandatu gatandatu, inzabya z'umujinya, abamarayika bavuza impanda ndetse n'ikinyamaswa kiva mu nyanja? Ese ibi bintu byarabaye? Ni ibizaba cyangwa ni ibimenyetso bifite ubusobanuro bwimbitse kurusha uko tubibona? Uyu munsi tugiye kuganira ku gitabo cy'ibyahishuwe cyanditswe n'intumwa Yohana ubwo yari yaroherejwe ku kirwa cy'i Patimo nk'imbohe kubera kwizera Yesu Kristo. Aho niho yaje kugirira iyerekwa rikomeye cyane, ari ryo ryatumye yandika iki gitabo cy'ibyahishuwe. Turaza gusobanura inkuru yose uko iteye ndetse n'igisobanuro cya buri kimenyetso. Dutangira, ubundi ibyahishuwe nicyo gitabo cya nyuma muri Bibiliya. Kikaba cyaranditswe mu gihe abakristo bakorerwaga akarengane gakomeye cyane, harimo kubica, kubatwika ndetse no kubafunga. Ibyo byose byakorwaga ku butegetsi bw'ubwami bw'Abaroma. Iki gitabo nibwo cyaje kwandikwa nk'ubutumwa bw'ihumure ku bakristo bose bahohoterwaga bazira imyemerere yabo. Yohana ubwo yari afungiye ku kirwa yumvise ijwi rikomeye nk'iry'impanda, ahindukiye abona Yesu Kristo mu ishusho y'icyubahiro. Yohana yabonye Yesu yambaye umwambaro muremure, afite umukandara wa zahabu, amaso ye ameze nk'ay'umuriro, ibirenge bye byari bimeze nk'umuringa waka, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ndetse no mu kuboko kwe harimo inyenyeri zirindwi. Ubusobanuro bw'inyenyeri zirindwi hano baba bashatse kuvuga ni abamarayika barindwi b'amatorero cyangwa abayobozi b'amatorero. Naho inkota yo iva mu kanwa yo isobanura ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Naho amaso ameze nk'umuriro byo bisobanuye ko ntacyo atabona, naho umuringa waka byo bisobanuye ubutabera n'urubanza. Yesu atanga ubutumwa ku matorero arindwi yo muri Aziya, harimo Efeso, Simuruna, Perigamo, Tuwatira, Sarudi, Filadelfiya na Lawodikiya. Ayo matorero ntabwo ari inyubako gusa, ahubwo ahagarariye ibyiciro by'amatorero mu bihe bitandukanye, ubuzima bw'umuntu ku giti cye ndetse n'amateka y'itorero kuva mu ntangiriro kugeza ku iherezo. Urugero nka Lawodikiya bivuze bikanasobanura itorero rikonje kandi ridafite ishyaka. Naho Filadelfiya byo bikavuga itorero ry'ukuri kandi rifite ukwizera gukomeye. Yohana yaje kujyanwa mu ijuru, abona y'intebe hariho abakuru 24, ibinyabuzima 4 ndetse n'igitabo gifunzeho ibimenyetso 7. Nta muntu washoboraga gufungura icyo gitabo keretse umwana w'intama, ari we Yesu Kristo wapfuye akazuka. Abakuru 24 hano baba bashatse kuvuga bisobanuye ubwoko 12 bwa Isiraheli n'intumwa 12 bivuze ubwuzure bw'abantu b'Imana. Naho ibinyabuzima 4 byo bisobanuye imbaraga ziremwa, intare, inyana, umuntu cyangwa akagoma, ndetse n'igitabo gifunze cyo gisobanuye gahunda y'Imana y'iherezo. Ibimenyetso 7 bivugwa harimo ko umwana w'intama ari uzabifungura, havemo ifarashi y'umweru, ifarashi y'umutuku, ifarashi y'umukara ndetse n'ifarashi y'umuhondo, abapfiye kwizera bataka, umutingito n'ijuru rihinduke ndetse habeho no guceceka mu ijuru. Aya mafarashi asobanuye bitandukanye. Duhereye ku ifarashi y'umweru isobanuye ubuyobe cyangwa ubuyobozi bushukana, hakaza itukura isobanuye intambara, hakaza umukara isobanuye inzara ndetse n'umuhondo isobanuye urupfu. Ibi ntabwo ari ibintu bizaza, ahubwo ni imiterere y'isi kuva kera kugeza ubu. Ibi bimenyetso kandi byerekana ko isi igana ku iherezo. Reka noneho tuvuge ku mpanda 7. Abamarayika 7 bavuza impanda, nuko amazi ahinduka amaraso, izuba riragabanuka, hatera inzige z'ibyago ndetse habaho n'intambara zikomeye. Impanda isobanuye ko Imana itagihana itabanje gutanga umuburo cyangwa kuburira, ariko abantu bagatsimbarara bakanga kwihana. Iby'umugore, umwana n'ikiyoka nibyo tugiye kuvugaho. Nuko haza umugore wambaye izuba, ukwezi kuri munsi y'ibirenge bye, ku mutwe afite inyenyeri 12. Yibaruka umwana, ariko ikiyoka kigerageza kumurya. Umugore bisobanuye ubwoko bw'Imana, umwana we ni Yesu Kristo, naho ikiyoka ni Satani. Iby'inyamaswa iva mu nyanja. Nuko haduka inyamaswa yo mu nyanja ifite amahembe 10, imitwe 7 ndetse yambaye amakamba, nuko ihabwa ububasha n'ikiyoka aricyo Satani bwo kugenga isi.
Iyi nyamaswa niyo Antikristo. Antikristo ikimenyetso cye ni 666, akaba ari umubare w'umuntu, ubwuzure bw'ubugome ndetse no gushaka kwigira Imana. Ubundi 6 ni munsi ya 7. 7 bisobanuye ubwuzure, mu gihe 6 bisobanuye kugerageza kuba bwuzuye ariko ntubigereho. 666 ni sisiteme y'isi itagira Imana, nuko abantu batangira kuyiramya. Antikristo bivuze ushaka gusimbura Kristo cyangwa urwanya Kristo. Antikristo si umuntu gusa uzaza mu gihe kizaza, ahubwo ni umwuka umaze igihe cyane mu isi. Urugero ni nk'ukuntu abantu bashyira icyizere cyabo cyose muri politike kurusha Imana, bagashyira icyizere cyabo mu bukungu ndetse bakanagishyira mu buhanga no mu ikoranabuhanga. Icyo gihe sisiteme iba isimbuye Imana. Uwo ni wo mwuka wa Antikristo. Iby'ikiyoka gifite imitwe 7, amahembe 10 ndetse gifite ububasha bukomeye. Imitwe 7 isobanuye ubutegetsi 7 bukomeye bwategetse isi, naho amahembe 10 agasobanura imbaraga z'ubutegetsi bwuzuye, ndetse n'ikiyoka kigasobanura imbaraga z'umwuka zigenzura politike n'ubutegetsi. Satani ntabwo akora ku giti cye, ahubwo akora akoresheje sisiteme z'isi. Iby'umuhanuzi w'ibinyoma. Ibi bishatse kuvuga inyamaswa iva ku butaka ariko isa nk'umwana w'intama ariko ivuga nk'ikiyoka, ifite isura y'ukuri ariko igamije kuyobya ikoresheje ibitangaza. Ubu ni ubuyobozi bw'amadini buyobya abantu, nicyo gisobanuro cyabyo. Ikindi ni abantu bavuga izina ry'Imana ariko bakorera inyungu zabo. Iby'ikimenyetso no kugishyirwamo haba mu kaboko no mu gahanga twabiganiriyeho, tubisobanura byimbitse. Mwasubira hasi mukareba iki kiganiro twabikozeho tubisobanuraho neza, ahubwo tuvuge kuri Armageddon cyangwa intambara ya nyuma. Ubundi ijambo Armageddon riva ku musozi wa Megido wo muri Isiraheli. Iyi ntambara izaba iri hagati y'ukuri n'ikinyoma, cyangwa Imana na sisiteme y'isi, cyangwa ikiyoka. Ni intambara izaba ikomeye cyane idasanzwe. Tuvuge ku by'inzabya z'umujinya w'Imana. Nuko haza abamarayika 7 basuka inzabya 7 z'umujinya, ari z'indwara, amazi ahinduka amaraso, umwijima ndetse n'ububabare. Hakaza no kugwa kwa Babuloni, kuko ubundi Babuloni ihagarariye sisiteme y'ubukungu, ubusambanyi bw'umwuka ndetse n'ubutegetsi budafite Imana. Ibi bisobanuye kugwa kwa sisiteme, kubera ko sisiteme yose idafite Imana iragwa. Haba ari ubwami bukomeye bwaraguye, abategetsi bakomeye barapfuye, ndetse Roma ubwayo yaraguye. Reka tuvuge ku rubanza rwa nyuma. Ese bizaba bimeze bite ku munsi wa nyuma? Yohana yaje kubona intebe nini yera, ariko wari uyicayeho n'Imana. Abapfuye bose barazuka, haba abakomeye n'aboroheje. Nibwo hahise hafungurwa igitabo cy'ubugingo. Intebe yera isobanuye ubutabera butanduye cyangwa ubutabera bunyuze mu mucyo. Ibitabo bisobanuye ibikorwa by'abantu, naho igitabo cy'ubugingo cyo gisobanuye aho amazina y'ab'Imana yanditswe. Nanone igitabo cy'ubugingo ni igitabo kirimo amazina y'abemeye Kristo. Iyo umuntu yiyemeje kugendera ku kuri, akizera Kristo ndetse agahindura ubuzima bwe, aba yanditswe muri icyo gitabo. Tuvuge ku by'umuriro w'iteka. Mu byahishuwe havuga ko urupfu n'ikuzimu bizajugunywa mu nyanja y'umuriro. Satani nawe akazajugunywa mu muriro, ndetse n'abatari muri icyo gitabo nabo bakazajugunywa muri uwo muriro. Umuriro uvugwa si ugutwika gusa, ahubwo bishaka no gusobanura gucibwa urubanza, gutandukanywa n'Imana ndetse no kubaho mu mwijima w'ukuri wanzwe. Hakaza no kubaho mu kwicuza no gutandukana n'isoko y'ubugingo. Tuvuge ku ifungwa rya Satani no kurimbuka kwe. Nuko Satani abohwa imyaka 1000, amaherezo ye ajugunywa mu muriro. Hano imyaka 1000 bisobanuye igihe kirekire cy'ubwami bwa Kristo, n'igihe ukuri kwamamaye, ndetse n'igihe ubutumwa bwiza bwakwiriye isi. Ibi bivuze ko ikibi kizagira iherezo. Tuvuge ku ijuru rishya n'isi nshya. Yohana abona ijuru rishya n'isi nshya. Yerusalemu nshya imanuka iva mu ijuru. Ijuru rishya n'isi nshya ntabwo ari gusa isi nshya y'inyubako nshya, ahubwo ni ubusabane bushya hagati y'Imana n'abantu, ubuzima budafite amarira ndetse n'ubutabera bwuzuye. Naho Yerusalemu nshya ntabwo ari umujyi gusa, ahubwo ni itorero ritunganye.
Ikindi mu isi nshya nta nyanja izabaho, ariko inyanja akenshi isobanura akajagari, akaturuvayo cyangwa imbaraga z'umwijima. Mu isi nshya nta kavuyo kazaba kariyo. Iby'igiti cy'ubugingo havuga ko mu murwa hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto 12 ndetse ko amababi yacyo akiza amahanga. Ibi bidusubiza ku gitabo cya mbere cya Bibiliya ari Intangiriro. Icyari cyarakuwe muri Edeni kizagarurwa, bivuze ko iherezo rizasubiza ku ntangiriro. Mu gitabo harangiza hatubwira ko tudakwiye gutinya ibihe bigoye, nitwemeye kuyobywa kandi ukuri kuzatsinda, ndetse Kristo ni umwami. Nubwo isi isa nk'iyobowe n'imbaraga mbi, gusa iherezo ni iry'Imana. Umucyo uzatsinda umwijima, ukuri kuzatsinda ikinyoma, kandi urukundo ruzatsinda urwango. Ibyahishuwe si igitabo cyo kugutera ubwoba, ahubwo ni igitabo cyo gutuma abakristo bagira ibyiringiro kandi banizera imigambi y'Uwiteka. Muri make, ibyahishuwe tubisobanuye mu buryo bwagutse. Ikiyoka gisobanuye ibyifuzo bibi, Antikristo bisobanuye ubwibone bw'umuntu, 666 bisobanuye kwishyira hejuru y'Imana, Arimagedoni bisobanuye intambara yo mu mutima, urubanza bisobanuye igihe ukuri kwawe guhura n'ukuri kw'Imana, naho ijuru rishya rigasobanura umutima wahinduwe. Nshimiye abantu mwese twabonye kugeza ku musozo, ni iby'agaciro. Nibutsa abantu mwese mutarakora subscribe yuko mwayikora, tukubaka umuryango mugari, mugatanga ibitekerezo byanyu muri comment, mugakanda like, mukanasharinga ku bantu benshi bashoboka. Naho ubutaha, Imana ibarinde.